ntacyo reka nkumvire numva ariko njyewe nakubeshye sinjya njya imineke pe. Reka da iyo nariye bwa mbere yanteye mu nda naraye ndi kunya ku rwego rwo hejuru. Buriya hari igihe umuntu yifata akagutuburira ukamwihorera akagira ngo buriya nuko umuntu atabireba. Uretse nze nguhamagare wa mugabo wowe ujyaho ukanuburira nta n'isoni ngo beke nebeke. Wowe uratinyuka nta n'isoni ukangurisha imineke yarangiza ikanga gushya none ariko ye imineke yose yaranze burundu nta n'umuneke n'umwe wahiye. Aro ni Dewo niba utari kubyumva neza kinyoteri Dewo umwe waranguje imineke niwe uguhamagaye nyine. Izo nimero se uzizi? Ikibazo rero ya mineke yose wandanguje yanze gushya do habuzamo n'uyu n'umwe. Yose yarumye burundu n'utarumye waraboze. Njyaho ngubeshere iki? None se unyifotore nyikwereke yose yaraboze iyindi yose iruma ku buryo uyishyize no mu ziko yakaka. Kandi narabikubwiye uri kwima ko iyi mineke nta kigenda cyayo. Narakubwiye ati iyi mineke ko mbona isa nabi. Nkati iyi mineke ntabwo izashya ukamakaye. Oya njye barabizi njye Dewo sinjya mbeshya. Iyi mineke nta wayijya n'ukuri kw'Imana yarumye iyindi yose irabura. Ngo njyaho numve niba iryoshye cyangwa upfe gushishura ngo harigenga imera nk'iyumye ariko imbere yiye. Reka none se njye imineke. Reka da sinjya njya imineke abantu bose barabizi sinjya njya imineke. Nyiri ikanera mu nda uko ndi kuyibona iyi ngiyi iriye yagutera mu nda kuko yose yaraboze neza. Aha njye sinjya njya imineke ariko reka mpfe kumva wenda kubera ko ubimbwiye wenda numve nkubwire ariko nabwo nuko ubisabye njye sinjya njya imineke. Sinjya njya imineke hatazajya n'ubu ubibwira ngo njya imineke wenda nuko ubisabye ngo nkumvire ariko ndakubwiza ukuri ngo abantu bose wahaye iriya mineke ntabwo yigeze ishya. Ntacyo reka nkumvire numve ariko njye nakubeshye sinjya njya imineke pe. Reka da iyo nariye bwa mbere yanteye mu nda naraye ndi kunya ku rwego rwo hejuru. Yampaye inka bwa mbere iyo nariye bwa mbere naraye ndi kunya ibintu byose mbese naraye hanze naraye ndi guhurutura ngo ngwinurore. Ntacyo reka nkumvire numve niba iryoshye nkubwira ariko njyewe ahubwo se ubu ndapfa kumenya ko iryoshye. Aha reka numve ko numva ari nta kigenda. Yewe nta kigenda irabishe ngo ngwinurore. Nukuri
njye no ku wundi numve wenda wasanga ndiye kuwangiritse reka nongere numve hayi yewe nta kigenda burundu noneho nakubeshye do uzi ko imineke niyo nk'itayijya nukuri n'inka ntiyayijya ngiye njyaho gakeya nkongera ngarambika hasi do ngenda umuha gato gato n'inka ntiyayijya nukuri kw'Imana do waraje nabaye yewe wenda kanumva gukurikiyeho numva yuko yinora n'inyoni zabuneyeho noneho kandi wari wavuze ngo isa neza ngo si ngombwa kuyoza amana wa mugabo uramombeje bimwe fatika ariko amafaranga yanjye urayangaruza ye baba we yose nuko nta muneke muzima n'umwe wabonamo nuko ndetse njyewe nkubeshyere reka nongere njyewe wumve nta n'umwe wabonamo ngo nyine warahombye ngo nanjye nahombye ariko njyewe yanjye uri buyangaruze kuko none se uyagerageje kubora niyo narindi kujyaho ngo numve ko byagenda bijyana iyindi yose yo yarumye dore nk'uyu nguyu wafashe wundi uyu we warumye dore n'inkuba yarawukubise iwumusatura igice cyo hasi ibi bitoki so bitemye mu byo kuri 15 inkuba yarakubise kuri 11 rero uri kumva nyine nicyo kintu buriya inkuba irakubita ibitoki bikuma burundu nicyo kibazo cyaje kuzamo rero buriya niyo mpamvu yanze gushya ntago inkuba yakubita ibitoki ngo bizashe irabikubita n'uburyohe bwose bukavamo n'amazi yose yenda byara umutobe akavamo mbese ukumva nyine ngo byarahindutse burundu yewe nta kundi ubwo turahombye nyine ubwo nawe urahombye ubwo nzaza ku cyumweru ngaruza amafaranga yanjye kuko wenda kuba njya n'imineke wenda mba niyahanganye nkapfa kuyirya ukwiri ariko se sinjya njya imineke nese ubu nakora iki uri kumva ndi kuyirya reka nagira ngo numve ko ni wenda hari akavamo wenda ngo nkukurireho 200 ariko nabwo wapi byagumye kwanga pe byagumye kugora ubwo nta kundi ubwo twese turahombye ubwo yayandi nari ngusigayemo ntabwo nzayaguha ahubwo nzazungarusa ayundimo ayo naguhaye ubwo ibisigaye rongeye kubihinga kuko ibingibi ntawabijya n'ukuri kw'Imana ngiye kubihinga njye sinjya kimineke uzabaze wenda uzaza no mu rugo ubabaze ndi kumva hari netemesi ziri kuza zaba abantu bo twazanye kurangura bari kunyandikira bambwira ngo nawe imineke yarumye ngo yanze gushya dore bose bari kunyohereza SMS ngo yanze gushya dore nawe uri umugore nawe arohereje nuko byagenda
sawa rero reka ibi mbihe inka kugira ngo ariko sinanabiha n'inka kuko inka hari igihe yahurutura nayo ahubwo reka mbijugunye munsi y'urugo mu kanya ndaza kukurebamo amafaranga yanjye reka mbijugunye munsi y'urugo sawa ngiye kubijugunya humura sawa yewe abe mbisuganye dore n'umwe ibiri itatu ine iyi yose niyapfuye ndi kubara dore n'uyu warapfuye n'uwa gatanu n'uyu warapfuye n'uwa gatandatu uwa karindwi uwa munani uwa cyenda uwa cumi mirongo yose yarapfuye nta n'umwe warokotsemo aha ngo nta kundi nyine ngo ndaza kukureba mu kanya yose yarapfuye ko tuyiha inka ahubwo n'inka ntiyayijya ni ukuri n'inka ntiyayijya kuko wenda reka ntihangane mangane n'umwe nimujya nkahumira wenda ay'urugendo araba avuyemo sawa yose yarapfuye indi ndagerageza ko ari mizima nimugoroba oya da kambishiri sawa nawe mu kanya